Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initok Rwanda, mwigomana natwe ibiganiro byacu bya buri munsi. Mu karere ka Rutsiro hafunzwe abasore babiri bakurikiranweho kwica mugenzi wabo aho bapfaga amabuye y'agaciro. Kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba hafungiye Mugisha Fabien w'imyaka 19 y'amavuko na Nzabonimana Jean d'Amour w'imyaka 20 y'amavuko, aho aba bombi bafunzwe bakurikiranyweho gukubita mugenzi wabo witwa Habimana w'imyaka 19 y'amavuko, aho bamukubise bikamuviramo urupfu, bakaba barapfaga amabuye y'agaciro. Bivuga ko abo bombi bari bacukuye ayo mabuye y'agaciro, maze aya mabuye amafaranga avuyemo nyakwigendera akanga ko bagabana na bagenzi birangira bashyamiranye bimuviramo kumwica. Uwatanze amakuru aganira n'ikinyamakuru Imvaho cyadukesha iyi nkuru ahamya ko amabuye y'agaciro bari bayacukuye ahantu hari hatagicukurwa amabuye y'agaciro kuko hatari hemewe n'amategeko, barangiza bajya kuyatunganyiriza mu mugezi witwa Naruko, bose bari kumwe uko ari batatu. Nyuma kurangiza kuyatunganya bagiye kuyahisha mu ishyamba rya leta riri hafi aho kugira ngo bajye kuyashakira umuguzi. Gusa uyu nyakwigendera Habimana yahise asubira inyuma ajyaho bayahishe, ajya kuyagurisha bagenzi be batabizi. Nyuma yaho bagenzi be baje kureba ya mabuye y'agaciro aho bayahishe barayabura, ubundi bakeka mugenzi wabo, niko kumushaka, ubundi bamubonye baramukubita. Uwatanze amakuru avuga ko bagenzi be banaturanye mu mudugudu wa Kiriba mu kagari ka Kagano mu murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro, ndetse abo bombi bakaba banafitanye isano. Avuga ko bamukubise mu masaha 4 z'amanywa, gusa abaturage birangira babakijije bose barataha. Akomeza avuga ko Habimana yatashye akaryama, ubundi ababyeyi be batashye mu masaha 5 z'ijoro bakomanze ku cyumba cye, urugi rwari rwegetseho, bumva nakoma barakingura, ubundi bamukozeho bumva atanyeganyega, barebye basanga yapfuye. Avuga ko bahise batabaza abaturanyi, ubuyobozi ndetse na RIB. Bahageze umurambo ujyanwa gukorerwa isuzumwa, abo basore bakekwaho kumwica nabo batabwa muri yombi. Gusa hari undi muturanyi uvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka usanga abasore benshi banyura inzira z'ubusamo bashakisha amafaranga ku ngufu kugira ngo bazabone amafaranga yo kwinezeza mu minsi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunani. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yahamirije ikinyamakuru Imvaho dukesha iyi nkuru ko abo basore bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango, aho yagize ati bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango, ibindi biri mu iperereza n'iryo rizaduha ukuri nyako, uko bamaze kumukubita abaturage barabakiza. Atashye aryamye, ababyeyi batashye bamukozeho basanga yapfuye, hakekwa ko barwanye. Iperereza rya RIB n'isuzuma rya muganga bizaduha ukuri nyako. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura yabasabye kwirinda no gukumira urugomo kuko zigira ingaruka mbi cyane. Yavuze ko kandi abagiranye ikibazo bakwiye kwirinda ibyo kwihanira, bakegera ubuyobozi cyangwa abandi bantu bizeye bakabakiranura. Anavuga ko ubuyobozi bwafashe ingamba zo guhangana n'urugomo, ubusinzi, ubujura n'ibindi biteza umutekano muke mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani kugira ngo abaturage bazajye iminsi mikuru batekanye. Ngayo nguko reka mushimira wanyu nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Initok Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.